Yesu asana ahawe hasenyutse, ukongera ukaba umumaro mu muryango, ukaba umumaro mu itorero, ukaba n'umumaro mu gihugu mu izina rya Yesu. Abana banjye turasana, abana banjye turasana. Imfura nanjye yiga igize 12, 11, neno yitwa Niyonshuti Parfait Plamedi. Kwa kandi nanjye ngahita nitwa Papa Plamedi. Neno umubyeyi wa kabiri agize imyaka 7 n'agahungu kari kwinjira mu 8, nako kitwa Niyonshuti Parfait Ansa. Kuko none mpitamo n'izina rya kabiri nitwa Papa Ansa. Neno aka gatatu ariko gacutse gafite imyaka 4 karinjira muri 5. Sugo ndivuge uvuge ngo fatiraho. Yitwa Niyonshuti Hilo. Imana ni intwari Hilo. Kandi ngo ngahita n'irindi zina yitwa Papa Hilo. Ariko haleluya. Agacutse rero muvuge ngo kagira inkuru. Nagakumi keza gasanasi kujuje amezi 8, kandi nta cyatuma tudasa. Yavutse bitangiye kwemera, kandi bavutse ari dangerous. Tagara kubona kabiswa ari hatari mwana. Ibi ndabivuga hano bari kubyumva. Akako kavutse bitangiye kwemera bya bindi byo kujya kwipimisha. Urumva muyobozi ni Faisal. Isiko Faisal umuntu aba afite dota we banakwibutsa we uyu munsi uribuka ko ufite rendezvous na dota. Daje nkamuherekeza we kandi kuri saa ari ku karongo igira hirya igira ngiri ukwegereye ngo uyu munsi byemere. Uyu munsi bigira gute byemere. Ndaje tuganire we rero nta cyatuma tudasa. Uziko Faisal bamupima bane bya bintu byo kuba barashyira hano metero abandi zari za metero. Wowe ubu mureba hariya wese umutima umuvuduko n'uyu araresha gutya. Ubu namubyaye nzi uko aresha. Mana weshimi ani byumve bikabyemera. Ariko haleluya bikabyemera. Neno namwise Niyonshuti Shami Tres. Ariko muri ayo yose Niyonshuti urumva ko ari iry'umuryango, ariko iryo nkunda ubu ni Shami. Sigaye nitwa Papa Shami. Kubera iki ndikunze. Ubundi uziki umwama kubatuye utangira no kumenya kwita amazina. Iyo ukibaswe n'umumanura jipo ukibaswe na yewe muntu na nyirantare n'urumogi uwita abana Domoro, Nyirambegeti, Mbari mu mbazi. Ayo ni amazina y'abantu bakibaswe. Iyo Kristo yamaze kukubatura mu mazina wita umwana hazamo n'iry'umuryango. Bose ni ba Niyonshuti. Bajyaga bansanga Gogosi murazi se mwana ni Nyabugogo. Niho Gogosi. Basanga Gogosi namenetse, drede ku mutwe, ganja, jisho ryagiye man.
bakahita basanga mushiki wa papa twasigaranye irukoma muri Kamonyi, bakamubwira ngo imfura zarapfuye ntacyo wasigaranye. Kandi twari igihe umuntu ageraho bakabona adahari kandi ahari, ngo ntacyo wasigaranye. Ariko icyo babona ko nta cyasigaye, Imana irimo irababonamo bane. Ariko haleluya! Niyo mpamvu mbyaye wa mbere, mbyaye wa kabiri, mbyaye wa gatatu, ngeze ku wa kane nasuzuguye dayimoni. Kandi mbibutse ko igini ridapfa, ariko hari iby'Imana ikora rikazezengera. Niyo mpamvu ngo usenge waje muri iki gitaramo, data se kugira ibyo gukorera igini ribe rizezengera. Ariko haleluya! Data kiri ibyo gukorera dayimoni igira ite. Wabibwira umuntu umukwegera kugira ngo data agira icyo gukorera igini rizezengera. Hakurya kuteye mubwe agira icyo gukorera igini rigira gute rizezengera. Mbonye mbyaye bane rero mbona ko umuryango w'iwacu utakizimye. Niyo mpamvu gufata akana ka kane nkakita Shami, bivuga ngo umuryango ugize gute urashira. Yesu ashimwe. Ariko mu rugo turi benshi, hari abandi ba G10 tubana mani izindi ndara ariko zimaze gukizwa nakuye ku mihanda kwibanira zigeze ku 10. Imana imaze kuma umuceri nese de izindi mbobo ngenzi zanjye. Ndazagira ati umuceri wabonetse nese muryoho. Ariko haleluya! Imana niguha karinyu ukanywa igikoma ukumva kiramirika, uzarebe uwo mwasangira kurwarwa umubwire ngo ngwino unywe ku gikoma wumva uko kime, umuhe pase ariko mwana igikoma ngweho. Ariko haleluya badisi, ntukabarye n'ab'Imana irabakunda, wibatera umugongo, begere ubasange, ubaganirize, ubabe hafi, ubabwire ngo Yesu wambatuye namwe arahari kugira ngo agire gute ababa. Yesu ashimwe. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana nasomye kugira ngo turihuze n'umusanganyamatsiko mwateguye, ubundi mureke kurangara mwana. Mbanza afandaje hano naye kutuganiriza, ubwo se ni mumuzi rero mureke kuganira mugume hano. Twasomye ijambo ry'Imana twasanze mu gitabo cya 14:7 havuga ngo haracyari ibyiringiro ko nawe igiti cyaba cyaratemwe rwose cyakongera kigashibuka nubwo umuzi wacyo wasazira mu gitaka. Ariko haleluya! Igishyitsi kikarengwaho n'umukungugu, ngiyo cyumvisha amazi cyongera gushibuka n'igiti kikiri gito, kandi kikongera kwera imbuto ziruta igihe cyashize. Ijambo nakuyemo riravuga ngo yemeye ko gitemwa ntaho yagiye iracyahari. Amen. Iri jambo kurifata biroroshye. Utashye ugeze mu rugo muri karitsiye, uvuye hehe? Mvuye mu giterane. Ninde wabasuye? Haje abakozi b'Imana benshi. Ninde wabaganirije ijambo ry'Imana? Ni umupasiteri witwa THEOGENE yabaganirije iri jambo ry'Imana. Mu ijambo yatuganiriza yose yatubwiye ngo iyemeye ko gitemwa ntaho yagiye iracyahari. Iryo jambo kurifata ni byoroshye. None mufashe turisubiremo 1, 2, 3. Iyemeye ko gitemwa ntaho yagiye n'ubiracyahari. Pasiteri n'aba baretse kubafasha mwana. 1, 2, 3. Iyemeye ko gitemwa ntaho yagiye iracyahari. Murumva ritoroshye kurifata koko? Kandi Bibiliya yanditsemo ijambo igiti kiri 138. Izo shuro zose ibigaruka ku muntu, ibigaruka bese n'ubuhanuzi buvuga ku muntu. Iyo tuvuga igiti muri Bibiliya tuba tuvuga umuntu. Ahangaha rero reka nihute ninjira muri isanganya. Usiko bagura imihoro Imana ireba, muvuga ngo bakagura amashoka Imana ireba.
bagacyajisha ku icyazo cyangwa kuri poseze, bakajya muri iri shyamba ririmo ibiti birenga 2000, bagasimbuka icya mbere, bagasimbuka icya kabiri, bakajya mu cyo hagati, bagasimbuka n'umukoki, kandi ibindi biti babisize, bakarambagiza icyo batema Imana ireba, bakanagikora umuhoro, ibango rikisekura hasi, kikamanuka kihonda hasi, bakibwira ko bakirangije, ariko hari ibiri kubireba. Imana ishimwe. Murabyumva wa mugani hano, murabyumva cyane. Bivuga ko bagize gute bakirangije irahari. Reka nigumire hano, niho bafashwa cyane, ariko haleluya haleluya, amen. bakagitema sha, Imana ireba. Reka mvuge ibintu byose kuri 7 bigera ku giti cyatemwe. Ijambo rya mbere, igiti cyatemwe kibura isura, Ibyo ni ukuri. kuko kigira isura bitewe n'amababi, none baragitemye ntiwamenya isura ya. Ijambo rya kabiri, igiti cyatemwe kibura izina, kigira izina bitewe n'ibyo kera avoka bakita avoka, kera amapera bakita amapera, umva igiti cyose cyatemwe cyitwa igishyitsi. Yabyumva. N'umuntu aratemwa kugera mu rwego umuntu atemwa agasaza, akanasazura, ukayoberwa niba ari umusore, niba ari umukecuru, niba ari inkumi, umuntu uri umusore, uri umukobwa, uri umugore, waratemwe ugasaza imburagihe. Umuntu unywa suruduwiri n'igikwangari, hari inzoga zaje zitwa ibikwangari, ubwo umuntu unywa igikwangari ahinduka iki? Amatama arabyimba, agahishira umusatsi ukagira ngo aradefirije, ariko uyu muntu ntiyatemwe, ariko haracyari ibyiringiro. Ijambo rya gatatu, igiti cyatemwe umuntu wese ukinyuzeho akihanagurizaho ibyondo, kandi abatangayira n'uwambaye bodaboda nawe agera kuri cya gishyitsi, kandi ari bodaboda yambaye. N'uwambaye bodaboda ko mu yandi magambo, iyo watemwe buri muntu wese agufataho ijambo. Ijambo rya kane, igiti cyatemwe umuntu uri guhiga, ari gukunga muri mbagara, nta handi azishyira mu kigundi cy'isina, ntashyira ku muringoti, aragenda akarunda hejuru y'igishyitsi. Ijambo rya gatandatu, niyo bagiye gutwika ziriya mbagara, ntabwo bazikura hejuru y'igishyitsi, bazitwikira hejuru y'igishitsi. Ijambo rya karindwi, ariko haleluya haleluya, mbese muracyahari? Ijambo rya karindwi, n'ushaka urukwi azana ishaka akasasha. Cyambabaza ijambo rya munani, n'uvuye mu rugo agiye guhinga isuka ikwiki, agera ku gishyitsi akongera agaseka, kandi yavuye mu rugo isuka igize gutera. Ahubwo mbariza ukwegereye ngo imihini ikumereye ite? Taje tuganiye imihini mu rugo, imihini mu kazi, imihini mu washatse, imihini mu wabyaye, imihini, ariko haracyari ibyo. None ry'abagerekaho imbagara zirimo n'inteja. Inteja rero ntabwo zuma, ahubwo zimerera hejuru y'igishyitsi. Ariko nkurikira humve, nta nubwo uyu munsi dutinda. Baguze imihoro ireba, bagura amashoka ireba, barambagiza icyo batema bakigeraho bagihitamo ireba. Nkurikira wirangara, baragitema kibonda hasi, Imana ireba. Yewe n'abari guhinga bagerekaho imbagara, Imana ireba. Bazitwikira hejuru yacu, Imana ireba. Bihanagurizaho ibyondo, Imana ireba. Ariko nkurikira, ibyo byose babikoze bagira ko bakirangije, ariko data yabahisha umuzi. Ariko haleluya, data yabahisha iki? Umuzi
umuzi, agaciro si amashami, agaciro si imbuto, agaciro ni iki? Ni umuzi. Ibyo bakora byose agaciro ni iki? Ni umuzi. Mu yandi magambo, nubwo waba wambaye ibiyobyabwenge ariko pfa kuba ugihumeka wageze ahangaha. Yego. Ariko haleluya, haracyari umuzi, haracyari umuzi, umuzi rwose, haracyari umuzi utarawuma, haracyari umuzi utaruma. Amen. ariko haracyari iki? Umuzi. Haracyari umuzi. Biracyashoboka. Yego. Wahita wibaza ngo twebwe dutemwa n'ibiki bigera mu rwego dukoresha n'ibiyobyabwenge, kuko tuba twamaze gutemwa. Kuba twiringira Imana bakoresha ibiyobyabwenge kugira ngo barebe yuko byabayobya ubwenge bagasinzira. Ariko kubizera Imana, iyo twahuye n'ibidutema ahubwo duca bugufi tukegera Imana. Nasomye ijambo rivuga mbese ifatiro zinyeganyeze umukiranutsi yakora iki? Yasenga. Yego. Ariko kuba adasenga barasengera. Yo. Ibidutema ku muntu wese wavutse mwana ni ugutinda mu bigerageza. Nase muri mwese ko mvuze gutyo ku muntu wavutse, ninde wavutse aseka? Mwese nimwavutse muri bivuga ngo byari danje, umubumbe mwari muje ho wari danje. Rero ibyadutemye harimo no gutinda hehe mu bigerageza. Niyo mpamvu mbasengeye Imana ibatabare mutarasema. Yego. Imana ibatabare mutaragira gute? Kuko urushize kera ruhinyuza iki? Ntwari. Niko umunyarwanda yavuze. Waseba nanjye nigeze nseba mwana, narambagije umukobwa nkuzaho, hari upfata mwayese ntawe rwose. Bushumba mbuze aho mbihera. Birakomeye. Nakuyeho kandi sinagiraga iyomba. Imana ibatabare mutaraseba. Mu isengesho tuza gusenga turasengera n'abakobwa bakuze bari hano Imana bakorera ubukwe. Namwe mufate ku idarapo mwumva uko bimera. Mufate ku idarapo mwumva uko bigira gute? Uko bimera. Nimukagende nijoro. Neno tureta tunareba n'imiryango ibana idasezeranye tuyite nayo tuyisezeranye. Yego. Bitaho byagaciro. Yego. Abemera kwiyandikisha hano nzabambika mbashakire na gato nzena n'abatwara. Yego. Abemera kwiyandikisha, umuyobozi w'umurengera arakubatigana abana garashari wanjye tutarasezeranye, ni ukuri nzava i Kigali nze ngutwara. Kwaje mureye mutiterane. Ngira ngo umuyobozi wa kompasiyo mu byo mushinzwe n'ibi birimo tubafatanye bityo byagaciro. Ariko uzi kudafata ku idarapo, uwo munsi uba ari uwawe. Noneho uzahagera urihagarare urebe ukuntu udasa guta. Ariko noneho kuri uwo munsi urifataho. Uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya, kagira ngo wasomye itegeko nshinga. Ni agace k'agace baba baguhaye mu itegeko nshinga ngo usomeho. Noneho uwo munsi abari mu nsengero tuzahita tunabasezeranya bave mu murenge tuhite duca mu rusengero, pasiteri ahita abafatanya ibyari ibyaha ahita nabyeza. Amen. Murabyemeye? Yego. Kandi ntabwo nzaza njyenyine, nzazana na PM. N'ubu utaraza kwiyandikisha gira vuba dusoze igiterane tuzaba kwandika hariya. Umuyobozi w'umurenge niba azadusezeranyiriza ubuntu. Ko ndi ku buntu we! Ndi ku buntu n'abarabyeyi.
n'aka agaciye kubona umuntu unyemera nkaba nambaye impeta ubwabyo byasengereje dayimoni. siko umukobwa yambenze nabi anyita sheri mwita nanjye she, ariko uwo munsi ankuzaho kandi iyo yamamagaraga narishimaga. Naragendaga akama igikoma nkinywera, akama ibiryo nkirira, najya gutaka ajya mu gikara agatoragura utuzi tw'isabuni twari duhari, akagenda akatuma nkajya kwifurira. Ubuzima nari mbayemo yarabuze. Uwo munsi wo kumbenga utagira ngo yambenze nk'uko bakubenze, ubundi uramuhamagara ntakwitabe, mwahura akagusuhuza atabishaka, n'amakuru uri kugenda wakira aho hanze ugakuramo akawe kare. Ariko njye uwo munsi yambenze twicaranye, ngiye kumva numva arambwira, narigiye rero nareba igisebe cyabaga giteretse nkabona ntagihari, nareba televiziyo igikomane yabaga iteretse nkabona ntagati byagenze gutera, nubwo nkabona ijisho ryahindutse. we kumva numva arambwira ngo ariko teuje, kandi ubundi yaranyitaga sheri, mpita mvuga ati kuva twamenya nawe ari bwigurira ipantaro. Iyo sheri atajya kuguhata ibibazo rero uvuga uhuma, kuko nitavuga ngo ahita amwegere kandi wambaza nawe asubiramo ambaza gutane nambaye ipantaro nawe n'umugabo upima ibiro 92, njye mfite 47. ubwo se urumva yari imeze nta mukanda nabwo ari ugukura ino protesentire ni ngahambiriza utugozi tw'imifuka cyangwa se ikirere, kwakura ikiba ari kinini yitizamo amarinda, wagenda ukagira ngo ni ikijipe kyote. Mumbonye agasura kamaze. Nigeze njya kubwiriza i Bugesera, akenda nambaye imbere usa nibwo nkavuga izina ni mukazi kakenda kinde, nakari umuntu wakankuburiye tumaranye icyumweru turarana, acumbikiye abona ko ntako ngira, ko nararaga mu ipantaro nkayibyukana nkayijyana muri dusha, bati umuntu ntakenda kimbere agira ati bati umukozi makara kana ndakaguhaye ujye ukambara. Ikibazo kari kamwe, kandi yari kamwe umaze gukaraba urakavugutana bwo ukahita ubwongerwa akambara, uhita ugakamuza isume cyangwa igitenge ongera ukakambara. Rero kubera ukakugora ugakamura rero kagera kagakweduka. Nababonye abantu babizi tu kubera gora ugakamura kagera kagakweduka, kari kari racitse gahambirira ku ruhande. Nagiye kubwiriza nyine ndagahambire ku rundi mabwiriza rero shidukandi nagahambire gaturitse, bitangafatisha amaguru ati haleluya. Kwiyongeka gutya nangaga ko kaca mu ipantaro rimwe, kubera kuntu kakwedutse no igipantaro cyanganaga kari kwita gatakara. Twarashize tujya dutemwa mwana, gutinda mu bigeragezo bishobora gutuma umuntu atema. Imana ishimwe, nabonye unyemera nyuma ye, kandi ntago namurambagije, navuze ikinjyana. Iyo nta kintu ugira ntago urambagiza, ubwo se urambagije bakakwaka nimero za telefone watangiye uvuga iki kujyana. Naragiye musanga yakoreraga, ndamusuhuza ndamwe ati si ibya sheri na shushu, ndakuze uremera kumbera umudamu kandi nguhaye amasaha 2 mitaca. Nta na telefone nagiraga, nta n'isaha, najya nikatisha nkabaza umuntu ngo nisangahe, amasaha 2 yuzuye nsubira, ahita mbwira ngo ndabyeme. Namubajije izina kuwa mbere, kuwa kabiri mbibwira pasiteri wanjye, kuwa kane mujyana muri biro, kuwa gatanu njyana iwabo. Noneho ibyago nagize, yanjyanye iwabo afite mama we gusa. Tugeze sanga ni umukecuru, ni umubyeyi uririmba muri korali, kandi nari maze icyumweru cyose nigisha ku muhima kuri ADPR, nawe yicaye ku ntebe y'imbere. Mukatimbera ati naribandi mwari nazi kutambera mabu
asa twinjiye muri Salomoni ni wa mubyeyi we ndavuga ati nano barambenze birarangiye ankubise amaso ati yo ati ni umukozi w'Imana hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka ndavuga ati ntacyo bitwaye ubwo hano babyemeye n'inkwano nahise nyivugira bihita bihwaniramo nta musaza wari kubyemera kuza kuyimvugira kuko bajya kuyikuvugira kuko babona ko wayibona mubajije izina nambaye impeta dukoze ubukwe byatwaye amezi 2 n'iminsi 24 neza no kubashyira mu kwa 12 hari akazi nagiraga ngo ngiye kuyabika imwe ngo urajya kumugurira fanta ngo urajya kumugurira ngo girekarenge nta twabanye ntacyo muguriye ntacyo nagira cyakoze nihagazeho muhagahumbi twabanye ariko muhaye nako maze kukamuha nibuka ko ariko nari kuza kurya nka gatatu kajya nivugisha ngo sheri maze unywa amata ngira ngo arajya kuko nkama amata nanjye mbonerewe arangara kajyana uriya mukobwa yarakubititse n'ukuri bakajya ngo kari agasaza kazakumarira iki nari nshaje ntibakavuga ukuri ngo turakara nibavuga ngo ntiwize ubundi se wigeze wiga abize bageze mu Buhinde none uracyari Rwamagana wajya ureka kurakazwa n'ubusa nibavuga ngo ntacyo uzimarira ujye urakara Yesu atagize icyo akumarira ubundi hari icyo wakwimarira ibyo bavugaga byari ukuri n'ukuri nari nshaje namurushaga imyaka 13 kuko sinari umusaza kuri ndetse rwose icya kabiri nari nshonje inzara yo mu magufwa ubundi inzara irakwica wanareba bakagira ngo uri kurunguruka nta kirunguruka ari amaso yamenetse amaso yararigise yo muntu ushonje aragenda ukagira ngo araza imbere n'inyuma y'ikimwe none haleluya amen amen ndebera uyu muntu aje kukurambaza ariko hari ikimana yari yaravuganye nawe iramubwira ngo numwemera n'umugisha n'amahoro mu muryango wawe amen none wa undi bavuga ngo ntacyo zamumarira ubu ni pastor ubu nawe asigaye yitwa mama pastor ntabwo ashobora kubura umwanya mu rusengero oya umwanya wa mama pastor umwanya mwiza wowe ujya munsi y'igiti guha umwana ibere wowe ni muri bira umbwira n'akandi kamwe se aya ndiyangi uyu mwami yakubatuye ntabwo abatura umutima wahabye agera no ku mubiri akawubatura kubera ko uyu mutima wahabye ugenda usenya icyerekezo cyawe rero yakubatuye hanubaka hawe hasenyutse iyo utinze mu bigeragezo niwe utangira kwiyangiza niwe utangira gukoresha ibyo biyobyabwenge batubwiye ijambo rya kabiri rituma abagenzi bagenda uwavutse wese ni umurengwe Imana yabwiye Abisirayeli ngo nimugera mu gihugu mukarya mugahaga muramenya ntimusibagirwe ariko Imana iraguha wakweza ibitoki wakweza umuceri watema ishyamba wowe wayajyanye kuri sako cyangwa ngo ugure ihene ukajya kunywa urwarwa na suruduwiri n'umumanurajipo cyo bakije ngo hari n'izaje zitwa ngo dundubwonko ngo dundubwonko uyinywa ureba iyo utaha kuko iyo uhagurutse ni uvuge ngo ni dada umurengwe ariko haracyari ibyiringiro niyo mpamvu twaje hano abayobozi bakaduha umwanya muri uyu murenge
bakambara iniforume, uyu munsi baririmbire mu nsengero, abashumba bakaza, natwe tugahagarika imirimo kubera umuntu umwe uri hano urushe Kristo ashaka kubatura watemwe. Kandi biracyashoboka. Biracyashoboka. Wikwigirira nabi. Ntabwo twabuze ibyo dukora, ntabwo twabuze iyo tujya. Biravuga ko nari imbobo na mwana ntabwo wasuzugura. Gusa wanyuzamo ijisho se. Ngaho suzugura ngo nari imbobo, ngaho ngo nawe cyane na gitifu ndebe ko bivamo. Cyane na gitifu ntabwo byavamo kereka umwami yarakubatuye mwana. Buriya kuntu yogoshe umuhanda mu mutwe ukagira ngo nuzimage. Aya ngo nawe icara hariya ndebe ko byoroshye. Ngwino se mwana ki wikikase. Oya wiragisha we. Ngwino muhobere turi mwana. Aratinze mwana n'ikibazo cy'uko yakubiswe. Ariko haracyarigiringiro. Muri mujyana umwana uyu munsi ni ku mbabazi gusa, kandi biracyashoboka. haracyari ibyiringiro, uratira mushumba fatira buratura dusubye stories zawe. Oh haleluya. Ntabwo wasuzugura nandwanyuzamo ijisho. Reba ikoti nambaye, iyi ni style kubidasa n'ipantaro utagira ngo nabuzi yayo bisa. Iyi ni style karuvati akuma uko mutavuzegama. Ndashaka kugusengera Kristo akakomora ibikomere by'ibyaha, iby'agahinda, iby'amateka, ariko tukanamubwira akakubakira ubuzima bwawe bwasenyutse kuko arabishoboye. Amen. Nyikiriza amen. Nyikiriza amen. Kandi mbibutse ko ibikomere byose atari ko bikira. Hari ibikomere bikira n'ibidakira, ariko ibidakira ku bakijijwe umwuka wera twigisha uko tubana nabyo. Ariko haleluya. Ariko ku batarakizwa niho biheba. Umugore akanywa inzoga, umugabo akanywa inzoga, bagahurira mu rugo ari imiguru. Umugabo ari jetiri, umugore ari komanda. Ariko ubwo babyara iki? Babyara buruseli. Rero utu buruseli duto turi hano natwo turadusengera mushumba. Natwo turadusengera kuko twavukiye aho tutahisemo, twisanze. Hari n'abantu hano no mu bakuru bavutse muri ya mvugo ivuga ngo mpanumve. Hano harimo abana, harimo namwe bakuru bavutse muri mpanumve. Wamenye so ugize 16. Mbonye umuntu washize mwana. Cyahwaniyemo uburaje, ariko nubwo waje kumurabyo humura, Yesu aragukunda. Yesu aragukunda. Numva ngo nari mayibobo ukagira ngo ni ukuvuka mu muryango mubi. Oya, ni amateka atumye nisanga ku muhanda ya jenoside, atuma nisanga ku imiryango ishuta abavandimwe, ubutunzi burarangira, nisanga ku muhanda. Kandi naravukiye mu buzima bwiza. Iwacu hari amamodoka, njya ku ishuri n'imodoka, nkagaruka n'imodoka, narateteshejwe mw'igikoma bandirimbira kirimo amata, wowe ukurura mu gikatsi no mu kivuzo. Njye umukati usize bureba, we hari ubuki bwo mu mukana nurya uvuge ngo ni dashi. Twajya mu cyaro, abana bo mu cyaro bakarwanira ku ngoro kugira ngo mumve ko n'akana k'i Kigali kavuga.
nagize imyaka 10 narakurikizwa ngayibaze kakana kavutse muri bwa buzima kagira imyaka 10 kadafite muri umuna wako murumva ntarariyeho muvuge ngo wariyeho kwe ariko umubwiriza yaranditse abanga ibyisi byose n'ubusa nko kwiruka inyuma y'iki y'umuyaga. Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 irazitwara imiryango ishuta abavandimwe nisanga ku muhanda ndi jyenyine. Aho niho nakomerekeye igikomere cy'agahinda, ariko umunsi nahuraga na Yesu akinyomoramo anyuzuza umunezero. Aho niho nakomerekeye igikomere cya kabiri cy'amateka agenda mpekenya abantu bose nkabona nabagome kumva nabona kwizera, ariko umunsi nahuraga na Yesu angirira neza abantu bongera babana imbere yanjye, uretse bakongera kuba abantu nanjye ngira umushumba wo kuyobora abantu. Ubundi mu murimo wa gipasiteri nkundamo ibintu bitatu, nubwo iyo mirimo ari myinshi, ariko umurimo wa mbere iyo ndi gutanga igaburo ryera. Uyu mushumba arabyumvisha, nteruye umukati amaze kuwushimira. Nushaka uba ufite fuse 3 na moto n'urutoki n'ishyamba ntiwahagera kuri ariya meza. Ninjye pasita. Ijambo rya kabiri nkunda mu murimo wa gipasiteri, iyo ngiye muri Yorodani mfite umubatizo ngiye kubatiza, ndi kumanukamo gake gake mpita nibuka ngangitse gogose ndimo gucoma, none nanjye ndamanutse muri Yorodani ngiye kubatiza abandi bakoboyi bantu. Nushaka urangije kwiga i Butare ariya mazi ntiwayajyamo, ni pasiteri uyajya. Ijambo rya gatatu rinezeza muri umurimo wa gipasiteri, iyo ndimo gusezeranya, iyo ndi gusezeranya nta wundi ubikora, ninjye fashe Bibiliya n'abahuje ibiganza, Rudomoro na Nyirambegeti narambitseho Bibiliya nazamuye ikiganza, ndi kuvuga ngo njye Pastor Niyonshuti THEOGENE kubw'ububasha mpeshwa n'ijambo ry'Imana n'itoro rya ADEPA. Nyirambegeti abaye umugore wa Rudomoro, Rudomoro abaye umugabo wa Nyirambegeti. Imana yafatanyije ntabagitambuka. Nushaka ubu uri umuherwe, uwo murimo nta wundi uwukora, ninjye pasiteri. Icyo ashaka kubabwira ni iyo wemereye Kristo akakubatura, akugarura n'icyizere cyawe cyari cyarasenyutse mu bantu. Uwo uri kubabwira ukora iyo mirimo yari mayibobo Nyabugogo, narishwe n'itabi, narishwe n'urumogi. Iyo mvuga ingaruka mbi zo gukoresha ibiyobyabwenge, si ibyo nize mu mashuri, si ibyo nahuguriwe ngo nze mbibaganirize, ahubwo mbivuga nk'umuntu wabikoresheje. Nta cyiza cy'ibiyobyabwenge. Nawe nawe ibiyobyabwenge, ikiyobyabwenge ni ikintu cyose cyinjira mu mubiri kigahindura imitekerereze y'umuntu. Numvaga ko nta handi nakura amahoro, numvaga ko nta handi nakura ibyishimo. Nyuma yo kubura umuryango numvaga nta kindi cyamfasha uretse gucoma. Kandi nisanze imihanda amasanga abandi baji barambwira ngo gotomera utazaba imbwa mani, mitacoma. Babyita gusepuza mani. Ababonye abacomatu ubu mba ndi gukuramo imbuto mani, ndabeshye se. Bamaze kukaroringa
iyo wacomye uhita ufata ingendo zane si ubwo abacomye ukajya na Babiloni bawumva ingoma abandi noneho umuyobozi mwagezweho sitire rero y'udupantaro dufunze hasi ubwo akazamura akaguru kamwe ahandi kabimanuka ikintu kimbabaza kuba umusitari ushonje kwigira umusitari ushonje ni ukunyagwa na bodaboda muri bodaboda ukazamuye akaguru kamwe akandi yakamanuka poketi dawuni murani umuntu atarapfuye ahagaze umva nta busitani bwawe ndakora buri joro wihangane ngukubise hasi umva nkubwire mwana ji kandi ubwo ngubwo ni sex afitemo hano zonyine to bagutera inda uyu muntu agushuka agutera inda hejuru hirinda siko kuziririnda siko niyo mpamvu tuza gusengera aba bana b'abakobwa n'ab'abahungu baje mu biruhuko mwakoze ibizamini turabasengera kuko hari igihe amanota yasohoka ufite inda kandi watsinze neza babyeyi turaza gusengera abana bayobozi b'umushinga Imana ibaha umugisha ko hari igihe mwatagira umwana afite imyaka 5 muri 17 akabajabuka akabayoba niyo mpamvu tuza gusengera n'aba bana uretse n'abakuze bananiwe barushe ariko n'aba bana turaza kubasengera nawe ndebere ubu uyu muntu yajya kwa se uko bakaka umugeni ko urakwicara ukakongoza ariko kiswa va mu byaha naje kukubwira ngo Imana yambabariye nawe yakubabarira Imana yaguye ku biyobyabwenge ikagira umuntu w'umugabo nawe yaguhindura biracyashoboka ibiyobyabwenge ni bibi ijambo rya mbere rituma abantu bakoresha ibiyobyabwenge mu rubyiruko nk'uko umuyobozi w'umurenge yabivugaga ijambo rya mbere ni amakimbirane yo mu muryango umwana akavuka akeneye urukundo mu muryango yarangiza akavoma ibirohwa agasanga se na nyina ni imiguruko nyina ni ikimami yagikurikiza se mu rutoki undi nawe agaterura umutumba aribyo bisikana hejuru y'umwana umwana akahita yigira ku gasima Rwamagana yahagera akahasanga abandi bakoboye akahita acoma bigahwaniramo ariko haracyari ibyiringiro ijambo rya kabiri Kigare murumva mwabigiruko mu Kigare inshuti mbi zituma wisanga mu biyobyabwenge reka mbabaze umuntu ucuruza ifu asa n'iki n'ifu ucuruza amakara asa n'iki n'amakara ucuruza ibitoki asa n'amakakama mbariza ukwegereye ngo ugendana nawe hita umubaza ugendana nawe ugendana nawe usa sibyo mene ugendana nawe usa nawe va mu biyobyabwenge hindukira bireke nta cyiza cyane reka mubwiraga ibintu nka bitanu wenda by'ingaruka biza gukoresha ibiyobyabwenge ijambo rya mbere rikoresha ibiyobyabwenge bikwicira ejo hawe hazaza kuko ayo ukoreye nta kintu akumarira ayo ukoreye ntacyo wigezaho ayo ukoreye gusubizamo ibindi mu mubiri ariko nasomye ijambo rirambwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe
gishya. ijambo rya kabiri ukoresha ibiyobyabwenge ni ipfunwe ku muryango, kugera mu rwego iso na nyoko n'abashitsi baba batakemera ko muvukana kubera ingaruka mbi z'ibiyobyabwenge. ijambo rya gatatu rigukura muri sosiyete, kugera mu rwego usura umuntu agahamagara umwana ngo ngwino uganirize umushyitsi atari urukundo, batinye kwitwarana na caci. Tumusiga muri so turasanga yitwaranye na caci, turasanga yihitanye. Kugera mu rwego utambuka bagahita baza kureba ko inkoko zigihari, bagukurikirana twigishe cyangwa kwijyanya ati ndatambutse irankurikira wagiye reka kubera ko ziba zakumenya. ijambo rya kane ni amaboko y'igihugu abasenyuka. niyo mpamvu haba ibigo bya taransiti twabona byarakureta tukakujyana mu bigo ngororamuco, tukaba tugushyize kure yabyo, tukagusanga tukaza kukuganiza, tukaguha ikiganiro ngo turebe ko wahinduka, hashorwamo imbaraga no gukumira no guhiga aho byaba biri hose, kuko ibiyobyabwenge ni bibi. Kizwa hindukira. Imana ni inyembabazi, ariko haleluya. Imana ni urukundo. Wikwigisha ibiyobyabwenge ntacyo byakumarira, ntabwo byakuvura agahinda, nubwo agahinda ari kabi. Yabwira abantu agahinda bigatinya ko wakarabye ukambara igitenge ukambara ishati, agahinda kadatinya guhagarara ku muryango w'urusengero. Uragenda kwinjira mu rusengero kakakurindira ku muryango, waririmba kakavuga ngo ririmba vuba uze dutahe. Gahinda karagatsindwa, kagura umogi rumara agahinda, agakiza niko komora igikomere cy'agahinda. Amateka ni maba, amateka yakomerekeje umuntu, iyo yamukomerekeje aricara akicara yihengetse kandi abandi bataraza, kavuga ati nibaza barampagurutsa. Ayo ni amateka. Ntabwo kurikirana aribyo byatuma ukira igikomere cy'amateka, igikomere cy'ibyaha. Ibyaha bigukura muri sosiyete, ibyaha bikwita amazina, witirirwa ibyo ukora. Iyo uri umunyamagambo bakwita umunyamagambo, iyo ukorakora bakwita umubandi, iyo uri umujura bakwita ikijura, iyo unywa inzoga bakwita umusinzi, iyo usambana bakwita iki? Umusamba. Ibyo ukora witiranwa nabyo. Ubundi ubusobanuro bw'ijambo ryitwa gusambana murarizi. Fata gusambana kuri akajambo k'inyuguti ebyiri gahera kavugana, ni akajambo kajya ku gikorwa kiri gukorwa n'abantu babiri kigahita kiba icy'umuntu umwe, cy'umuntu umwe nako kigahita kiba icy'abantu babiri. Kugenda urumva ni umuntu umwe, nushyiraho na biraba kugendana. Kwicara nushyiraho na birahita biba kwicarana. Kuvuga kuvugana. Fata gusambana ukureho na, harasigara gusamba. Ese ni igihugu kimaze gucoma kiri gusamba, kigabura n'igikecuru kimaze kunk'umumanura jipo mu muringoti, bose bagasambana, ariko baba basambye kare. Ni ikigabo kiri kugenda gikomanga ku ngo z'abapfakazi, burya kiba kiri kugenda gisamba. Munga bakubwira ati ngeze aho ngeze ikaze nimo ndaza, ndetse akabarondo nimo ndaza, ndetse hariya mu imihanda y'inaha ntabwo nyiza. Urumva ari kuva i Kigali aguteguza ngaje kukureba, ni ihene akuzanira ku Kigali aho yagiye gupagasa wagakugaho. Zasamba guhuhura nawe mugahura muhuhukana. Nambutse mu gishanga cy'umuceri gusanga munsi yo kwa Tereza, munsi yo kwa Tereza habaye ikigo. Urumva mutagiye guhuhuka mugahuhukana. Muvuga ngo mu izina rya Yesu. Tunaraza kugusambiraho nawe ukemera ugasamba. Hari umurambo ugenda agutera inda ejo ufite imyaka ingahe. Ibyo biyobyabwenge bitumwazamo n'izo nda zitateganyije. Mesaje ya saa saba z'ijoro akagusurikira mesaje ngo aragukunda, aragukunda, asa n'igihumbi aguhaye ngo muri ijipo. Kizwa kandi Imana ni inyembabazi,
kugera n'aho ibabarira umuntu wasambanye. Hano umwana umwe w'umukobwa wasambanye arangije atwara inda, yinginga Imana, asenga Imana, isaba imbabazi. Ubwo buhamya ajya gutanga, naragiye asanga ari kogereza akana yatukuye mu mwobo asasamo amakoma kimwe k'amezi abiri, yarabuze ibase, kajya ajya gusaba ifu agasiga mu ngingo ngo umwana adatamuka. Hashize amezi abiri arababara, agira agahinda n'ako gahinda, aravuga ngo Mana wambabariye ko nagukoshereje, yanahemukira itorero, yari umukristo, kandi ikimenyetso cy'uko umbabariye ukampa ibase. Mbonye ari kogereza muri uwo mwobo yacukuye asasamo amakoma, yatiraga ibase abaturage bakanga kumutiza. Ngira impuhwe, madamu amuha igitenge, nanjye mugurira utwenda tw'abana, mugurira n'ibase n'amavuta n'isabune, ndabimushyira. Yabonye ibase atera haleluya, yizera imbabazi z'Imana. Imana yaramubabariye, kandi Imana ntabwo yamubabariye gusa, ubu yagarutse i Kigali ashaka umugabo, bakora ubukwe. Ariko haleluya, Imana ikubabarira no kubaka hasenyutse ugikora ibyaha. Ubabyaye abandi batatu nyuma ye yubatse n'inzu mu mujyi wa Kigali. Yesu ashimwe. Ubu ni umuririmbyi muri korali. Imana iyo ikubabariye yubaka ne hasenyutse. Nanjye maze kumbabarira ingira umugabo, ndabyara imabonderi, imodoka. Ubu nanjye afite imodoka nasize nyiparitse we, ndashyiramo vitesi, kandi no mu rugo hari iyindi tagira ngo nimwe. Kandi nanjye Imana yamaye n'inzu, kandi utagira ngo ni akazu, ni isanzure. Nabuze uko nyita mbese. Inzu ifite sale dobe mu nzu, rwose ni inzu ivuga gutyo, ifite tuwarete 3 mu nzu. Iyo uri mu majyepfo turakubwira ngo iyo hepfo irahari, iyo watse tuwarete. Waba uri iburasirazuba mu byumba byira tukakubwira ati timundajya aho irahari kuri kuvayo. Waba uri mu majyaruguru naho irahari, no mu cyumba cyane bose urumva inzu ifite tuwarete zingana gutyo, ifite ibyumba bingana, kandi kubikemura ni uguparika, ntabwo ari demaraje. None wari uzi ko abantu bose biporosereza mu gikari? Ye mamaza oya, byose ni mu cyumba, kandi ni brosa nireba mu kiro. Tukomeze amashyi tumushimire. Icyo tubikubwirira n'akindi, nawe wemeye ugakizwa. Yesu asana ahawe hasenyutse, ukongera ukaba uw'umumaro mu muryango, ukaba uw'umumaro mu itorero, ukaba n'uw'umumaro mu gihugu mu izina rya Yesu. Sojeje nkubwira ngo emerera uyu mwami akubature, nakubature by'ukuri, kandi ntabwo abatura umutima gusa ngakumara inyota y'ibiyobyabwenge, ahubwo arajyana no ku mubiri hasenyutse hasane. Ariko haleluya, kandi si n'ibyo gusa, n'ijuru rirahari. Imigisha arayiduha, ariko n'ijuru rirahari, akatwomora ibikomere by'agahinda n'amateka n'ibyo by'ibiyobya, akaguhindurira izina ukitwa icyaremwe gishya, umwana w'Imana. Uranyemerera duhaguruke twisengere ko ntacyo bitwaye? Abantu mwese mwicaye muhaguruke dusenga Imana, tumubwire ngo wowe wemeye ko gitemwa haracyari ibyiringiro, kandi biracyashoboka. Muretse gucuranga, hari abantu ushaka gusengera muri iki giterane, abantu barushye, bananiwe, bishwe n'amateka, bishwe n'agahinda, bishwe n'ibyaha, bameze nk'uko Pasiteri THEOGENE yari ameze, bameze nk'uriya mwana w'umudamu wasambanye ariko Imana ikamubabarira. Ariko bakaba tumaze kumva ubuhamya n'iri jambo ry'Imana, tumenye ko umwami yatubatura. Uri hano agahinda kakwishe, uri hano amateka yarakwishe, warakomerekejwe nawe, uri hano uwo mukekura ujyane wiretse aho ngaho. Ndashaka kubahobera n'abasengera mbatiyeho umugisha. Wahuye n'abakwatura ibibi, ndashaka kukwaturaho ubugingo kandi n'umugisha. Habwira Kristo
nguyu nawe mu wabambi urimo urahari ngo ngusengere, zamura ikiganza gusengere wewe urushye. Imana iguhe umugisha. Imana ndashaka gusengera umuntu utarakizwa, umuntu utarati abana mu manure ndaza kubasengera, ariko ndashaka gusengera umuntu nababonye rwose abana mu manure, umuntu mukuru uri hano akavuga ngo sinagira ngo basengere, ndashaka gukizwa uhereye umunsi wa none maze kumva ubuhamya. Zamura. Imana iguhe umugisha. Yita uba uwa mbere uze guhobere mwatureho. Yesu aragukunda, agufiteho umugambi mwiza. Nawe tabuka papa, tabuka mu mwanya muzamuye ibiganza. Iyizire mutabuke, ngwino wigira isoni, ntihagire usa n'undi, izane. Imana iguhe umugisha. Cika. Imana iguhe umugisha. Yesu aragukunda. Ihagararire. Ntihagire usa n'undi, buri muntu azabitekerejeho. Kristo niwe ubatura umuntu akaba abatura. Ndacyagutegereje. Ngwino iyizire mama, ngwino iyizire mubahinzira tebuka muhinzira yizire. Ntihagire usa n'undi, buri muntu aze yitekerezaho kavuga ngo njye narituhiye mu byaha, ndashaka ko Kristo ambatura. Imana iguhe umugisha. Iyizire. Hagarara ahangaha, naguhobeye harya. Yesu aguhe umugisha. Ngwino bareba. Yesu yubaka ahawe hasenyutse. Yesu atangirane n'ubuzima bwawe. Ihagararira. Ngwino mushiki wacu, igira hino. Amen. Imana iguhe umugisha. Hagarara hano. Wigwa mu byaha, tambuka bareba, kika bareba. Yesu aguhe umugisha. Amen. Uriya mu byaha, ngwino Kristo yaguhe. Yego. Mwegerane hano. Mwigire hino, muzana muzeme. Amahoro yabuze, nta mahoro y'abanyabyaha ariko Uwiteka avuga, nta mahoro yo mu bapfumu, nta mahoro yo mu nzoga, nta mahoro yo guterekera, nta mahoro yo mu rumogi. Amahoro ari kwa Yesu. Amen. Amahoro ari kwa Yesu. Urabona ndi umugabo mubi, kuno Yesu ASANA AHAWE HASENYUTSE. Ndacyagutegereje. Ngwino tugusengere. 1 2 3 nanone 3 tugiye gutera indi haleluya. Rero tuyikurure, tuyigeze muri sogonderi, tuyigeze muri universite, tuyijyane mu rugo kwa papa na mama. 1 2 3 Amen. Mugende muzakorera Imana mu izina rya Yesu. Amen.